uyu mwana wanjye arakoze. Muryango wo kwa Kabera rero ukomeze mutambuke, muze abanyerekera ibyinda, mwicare mugubwe neza iwacu. Data arakoze cyane. Muryango rero wo kwa Kabera nkuko bisanzwe iteka hano iwacu muhorana ikaze. Ndagira ngo rwose wowe n'abasore bawe mwigira imbere mwokabyaramwe, ubundi tubakire mu muryango mugari, maze iyi nkera y'abahizi ikomeze kuturyohera. Nimwigira imbere mwokabyaramwe, igira imbere muzehe Kabera. Muzehe Kabera ngije byimbo kabyarawe, icara ugubwe neza. Nabona rwose wazanye n'abasore b'ibikwerere ibituza by'umunihiro, ndagira ngo nabo bahikaze iwacu. Mwigira imbere mwokabyaramwe. Ndabona abasore beza rwose. Mwigira imbere muze mwogahekamo. Undisha n'abandi ibikorwa byawe mbisangiza abandi. Ese ni ikinyakubyara ngamariza byagiye ikirezi muradusetsa natwe subscribe tukazibaha. Aha ngayo nguko dawe rero ngira ngo muzehe Kabera uturuka mu Bwana cyangwa wamubonye. Ndagira ngo rero nyakubyara unkundire ujye juru umpe ndangura amajwi yikwakire. Igira hino di, igira hino datahaguruka mukorane mu byano, dore ko imbavu zigira ihene. Ariko mwabamere amashyi ni mundu mwokabyara. Gavuze impundu wanje wese kuzivugisha kisiko ndi umukwe gakwebwa ibintu kuba bakubenze siba dukomeze ikiro. Aba basaza rero ni imfura cyane. Ese data ntacyo mwabwira na mwokabyara? Akira nawe Kabera. Muvandimwe Kabera, iwanyu ibwana cyambye muraho. Turaho rwose muvandimwe Muhizi, turaho n'amahoro, nta ntambara iheruka rwose. None se aka kavura tutsindagira bigega iwanyu kagezeyo ra? Rwose biragaragara ko Imana yatwibukiye rimwe, natwe nasize kariyo rwose. Abantu bari bameze neza nta kibazo, akavumbi karimo karagenda gacayuka rwose. Ni byiza rwose kandi burya n'iby'agaciro. Tube duciye akabogi. Ubwo ukenera ijambo urarihabwa hano wisanga. Niko byahoze kandi murakoze. Ni by'igihe kirekire. Ikibazo mucare mushimire. Mwibuke gukora subscribe ku Kirezi TV. Abasaza mu kanya bari bakoze cyane. Ariko rwose ngira ngo mwabumvishe abasaza kubaganiriye neza. Bahandi burya regane n'imfura. Ndagira ngo rero dawe niba rwose ntacyo bidutwaye, nigeze kubona mu kanya kashize muzehe Kabera agira cya ati rwose nanjye murampa ijambo mu yinkera sinagenda ntavuze. Erega burya gakigurutse kitavuze bakita igishwi. Niyo mpamvu ngira ngo muzehe Kabera rwose gusubiza ijambo ugira icyo ubwira uyu muryango mugari uteraniye aha ngaha. Yego muzehe Muhizi rero nkuko twabanye kuva kera, ntabwo ijambo natse ari impfabusa rwose. Yego kuva kera twahanye inka, twahanye abageni, twahanye byose. Ni muri urwo rwego rero umuhungu wanjye ubona wicaye kuriya niwe nabisigaje, arambwira ati umuryango wo kwa muzehe Muhizi twarabanye, none nkawe data ndagusaba ngo gende usabiremo umukobwa nakunze. Harya yitwa Ndesha. Ariko iki gisaza kari dage wana aka kanyura ryibagiwe yitwa Izerimana Alice, igisupusupu nkunda cyane. Muzehe Muhizi rero rwose umbabare ntiwite ku by'umuhungu wanjye, sanzwe mutunze ari injishi ikigoryi rwose mu bya mbere, ariko ntibitume unyima umugeni rwose. Muzehe Muhizi ndagusabye. Umusaza Kabera arakoze cyane, avuze ubujiji bw'umuhungu wanyibutse ubwanjye, anyibutse ubucucu rwose n'uyu munsi nyifite. Ndagira ngo rero dawe muzehe Kabera tere yagira ati ndashaka rwose ko mwampa umugeni, ariko nubwo rwose avuze ko umuhungu wari injiji, natwe wari muri bya bicucu by'iwacu ukareba icyo watoranya ukakimuha, kuko ndumva urasenga cyane urabizi biriya ngo mureka bapfu bahamba bapfu babo. Niyo mpamvu rero muzehe rwose data Muhizi nkundira ujye juru ugira icyo ubwira uyu musaza Kabera. Muzehe Kabera rero
icyo nakwimakira akamenya. Gusa muri Bibiliya nk'uko umuhungu wanjye yarabivuze, hari umurongo umfasha ngo mureke abapfu bahamba babo. None rero nk'uko umuhungu wawe ari ikigoyi, ntabwo yabura umugeni wawe. Hano mfite ibishwi, mfite ibivambari, mfite ibiti byose. Yaguha umugeni ukubereye rwose. Muzehe Kabera rero, reka ntume umuhungu wanjye ajye hariya Ikambere, arebe muri bya bigogi byanjye, arebemo nka bibiri. Ugize ngo ubundi wireberemo icyo umuhungu wawe yakunze. Yesu data nkuko bivuze, ndi intumwa ndatumwa mwuka byaramwe. Ndagira ngo rero ab'Ikambere mumbwirire b'abakobwa beza b'ibisabo, za mpinga zimizira impingane, ugize ngo za nzobe zizonga inzobere, na bamwe rwose urukara rwiza nka rw'amagaju. Ndagira ngo rero mubambwirire bigire hino, iki kigo ry'icyo Mwakabera gitoranyemo igicucu cyacyo, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Mwigire hino di bambwirire baze mwuka byara. Mu gihe kitubategereje rero, ndagira ngo wa muntu wacu wa Mukaraza agira atya azamura akarishyo, ubundi tuwe tugacine hasi, tugacinya hashye, ubundi hashye wongere hashye, ubundi mu gihe bira bigo ry'ibibiri cyiza ndabatumye mubangutse. Nicogera mu kuba nigasikira mukurikirana ku Kirezi TV, ubundi byiza uzabihasanga, uzaseka imbavu zitware mu ntoki nyakubyara. Ese n'iki nyakubyara ngamariza byagiye Ikirezi muradusetsa natwe subscribe tukazibaha. Ese n'iki nyakubyara ngamariza byagiye Ikirezi muradusetsa natwe subscribe tukazibaha. Natwe subscribe tukazibaha. DJ ubundi rwose ugabanya umuziki, ubundi namwe musubire mu kigo. Ndagira ngo rero umuziritsi wahereye kare aziritse ankundire azitura ayo marwa, ubundi ayageze hano, ubundi umugeni wacu atwakirira umukwe. Nubwo rwose ubona ko umukwe dufite umunsi adashinga, ariko nubwo ari injiji turamwakiriza iby'ubujiji. Nkundira rero muziritsi iyi njiji yacu yakire ngo ni umukwe, zana kuri kaka ababyeyi, ubundi utwakirire iyi ngirwamukwe, tuzi ko umukwe yari data. Bangutse ariko aba nabi wanyu ko mbona n'agakoma bari banzaniye nabo bakirengeje. Kasinze ahantu babakuye, we hari ahantu bazera. Reka nanjye mbabonye gutyo, gusa ibigaragara ni mayibo. Hey! I will tell a pastor about this is where you want to use your life for out. kusha aho twahuriye ko muhazi, ubu muje kwibaka ababyeyi mu bukwe bw'abana. Imana urabona natumwanya wanje wo kuzana muri ubu bukwe ngataha nta kintu mbonye. Ariko ndiko mva mfite gati, mwigeze mutumirwa cyangwa mwigeze mutwerera? Rero uyu wanshutse. Imbwa gusa mujye mu bandi mwangegeramo. Aye mite mi ba mi. Ye muryango mugari rero narenganye hano, burya igihe mutabonaga, burya mu gihe mwabona gudutsitsino amano yari imbere ngano rwuri, njya kureba inkwano zo kwa Kabera. Data rero nazirebye mbona zirakwiye kandi zirikwije, zikwiye gukobwa wa mukobwa wacu w'igicucu. Niyo mpamvu rero ngira ngo muryango mugari bamenyeshe yuko mwamaze guhabwa umugeni kwa data. Data yabyemeye rwose, musore wahawe umugeni. Shoka cyose nura oteti jade. She what? Birayi bayura byishimiye ma. Reka ubwo twuca umugigama. Umuginga bahamba.